kuko ubutayu gusa nabwo nta muntu uca mu butayu ngo abure gusa nabwo. Muzabirebere ku basirikari iyo babohereje mu butayu babaha imyambaro isa n'ubutayu, inkweto zisa n'ubutayu, ingofero zisa n'ubutayu, kugira ngo nibaryama mu butayu umwanzi ntababone. Iyo Imana igushyize mu butayu kwambika ibisa n'ubutayu, nawe ubwawe usa n'ubutayu. Turashimira Imana ituvanye mu butayu, turashimira Imana ituvanye ahantu, turashimira Imana. Intambara irahosha, umutima wa Farawo ukomeza kwinangira. Umva icyago cya nyuma nicyo ngiye kuvuga. Imana iravuga ngo kubera ko yishe abana banjye b'imfura akabica ku munsi Mose yavutse, nanjye nica umwana we w'iki nituma. Niba hari ikintu Imana igiye guhora, ni ukuntu wagiriwe nabi n'ubwo utazi uwakugiriye nabi, Imana igiye kuguhorera. Ibyawe wapfushije n'uburyo wabipfushije n'amahirwe wapfushije, Imana igiye sawa uko byakitwa kose Imana izabikora. Urabyizeye? Urabyizeye? Wateye haleluya ko ntacyo bitwaye? Nakubwiye ngo utanabyumva iminsi iragusubiza. Ntabwo ari ngombwa ngo ubyumve, ntabwo mvuga ibyo abantu bumva, ahubwo iminsi iradusubiza. Vuga ngo iminsi iragira ute? Iradusubiza. Nuko bimeze. Kandi reka mbabwire, Yesu yigeze avuga ijambo arabwira ngo nzapfa nzuke. Bati yewe nta wigeze azuka. Arabwira ati nzapfa nzuke. Petero aramubwira ati icyo gisakuzo usakuza abantu kiveho, ntabwo uzapfa. Tureba iminsi umaze warapfuye. Amen. Murimo muranyumva neza? Reka turebe mu kuva. Tugiye kuvayo kuvuga ngo turavayo. Turavayo kuri kose. Turavayo. Bwana asifiwe. Haleluya. Iri uwo muturanyi wawe uravayo. Uravayo. Ari uwo muturanyi avuga ati nyanya zanjye w'intoryi zanjye we. Mubwire ngo uravayo. Mubwire ngo uravayo. Kuva. Exodus. Kuvayo. Abakatolike baranditse ngo niyimuka, none ukwimuka tukavayo. Bwana asifiwe. Kandi ubwo nagiye mu kuva, hari ahantu urava, hari n'ahantu urajya. Ubwo narose mu kuva, mumenye ngo hari ahantu mugiye kuva, hari n'ahandi mugiye kujya. Ntabwo bijya bipfa kuza gusa. Iyo byaje biba byanabaye. Vuga ngo hari aho ngiye kuva, hari n'ahandi ngiye kujya. Ntabwo ushobora kubyumva bitari byaba. Iminsi igiye kugusubiza. Iyo utabyumva ndakubwira ngo iminsi iragira ute? Iragusubiza. Niko bimeze. Hari ibintu amatwi atumva, amaso atareba, ariko iminsi ikaduha igisubizo cyabyo. Amen. Niba wakubwira ngo ku cyumweru gitaha bazagusaba bagukwe, maze mu cya kabiri ushyingirwe, wahita uvuga ati pasite mu izina rya Yesu uravangiwe. Ku Mana bira, ntabwo unyumva bira, ariko ku Mana bigira ute? Ikibazo cyawe ni verbe wabitse mu mutwe ngo ntibishoboka. Iyo washyizemo ngo ntibishoboka birangira bidashobotse. Ijambo ni rimwe bira. Petero Yesu yaramubwiye, aramubwira ngo Pete nawe kugenda hejuru y'inyanja byashoboka. Ati nibyo, ntabwo nteberamo, ngwino. Arakandagira hejuru y'amazi, vuga ngo hejuru y'inyanja. Araza Petero ngagera hirya, areba uko umuyaga utera, atangira kugira ubwoba, aramanuka. Dore ibanga iyo uri kumwe na Yesu uramubwira ngo twigendere. Ibisakuza, ibiboroga, ibifite akavuyo n'akajagari n'akazi kabyo, ndi kumwe n'ubiri hehe hejuru. Nicaranye n'uri hejuru ya hejuru ya bingahe? Ya bibiri, ya bitatu, ya bitanu. Ngiri uwo muntu nguravayo. Tubari igihombo no mugoroba. Tugiye kuvuga mu ijambo ry'inyungu gusa. Imana aya masengesho nabwiye message nyinshi, ariko muri imwe yambwiye ngo Imana irashaka kuza guteza igihombo ababateje igihombo. Igihombo watejwe Imana ije harya byita ngo ikikuguhombora kukugira gute? Babyita ngo Kinyarwanda cyumvikana.
kugukura mu gihombo, kuguhombora cyangwa kuguhombanya, kukugira gute usa naho ikinyarwanda cyumvikana n'umwe, kuguhombora. Imana igiye kuguhombora mu izina. Kino kinyarwanda cyanyu kiratangaje n'ukuri kw'Imana ngo ni ukuguhombora. Okay, sawa, uko byakitwa kose Imana izabikora. Urabyizeye? Urabyizeye? Wateye haleluya ko ntacyo bitwaye. Nakubwiye ngo utanabyumva iminsi iragusubiza. Ntabwo ari ngombwa ngo ubyumve, ntabwo mvuga ibyo abantu bumva, ahubwo iminsi iradusubiza. Vuga ngo iminsi iragira ute? Iradusubiza. Nuko bimeze. Kandi reka mbabwire, Yesu yigeze avuga ijambo, arambwira ngo nzapfa nzuke. Bati yewe nta wigeze azuka. Arambwira ati nzapfa nzuke. Petero amubwira ati icyo gisakuzo usakuza abantu kiveho, ntabwo uzapfa. Tureba iminsi umaze warapfuye, nicyo gihe cyo kuzuka kwawe. Hari yubanga ariko ntabwo rwajyanye mu irimbi. Hari igihe ubaho ubuzima burutwa n'uwagiye ku irimbi. Muravuze ngo ndatukanye? Reka mbabwire, hari igihe ubwo buzima bubaho. Ntabwo nari nasoma icyanditswe ndaje ngisome. Nigeze manuka ku irimbi rya Nyagatovu iwabo wa twese. Ndeba abana baryamye mu irimbi, ndavanga abangaba bagezeyo kuko bo ntibishyura inzu. Ukoga nari mfite ikibazo cyayo kwishyura inzu. Ndebye abiryamiye mwari ryarimbira isakaye rya Nyagatovu iwabo wa twese. Mbona niba bafite amahoro kurutagiye wishyuzwa. Iyo utari wagera kugira ngo isi iroroshye. Banishimwe kitagukaranze cyane. Abo yashiririje ari gukaranga ukenda gushirira. Haba gato gushirire gusa. Ikakuvana mukavuga narishiririye habuze gato. Yamvanye aho hantu, uyu munsi ndiho ndashima Imana, ndavuga imbaraga z'Imana. Ariko nigeze nihuza nikompara n'uryamye mu irimbi batamwishyuza, nanjye wishyuzwa zanguri mu irimbi n'ufite agaciro. Kandi dore igitangaza, uwo munsi nari nihebye niwo munsi Imana yari yatabariye. Niko bigenda. Umunsi wihebeyeho niwo munsi wo gutabarirwa. Umunsi warariyeho agahinda ukakiyorosa ukakaryamira ukakabyukira, niwo munsi Imana ibiri gutegura ibitwenge, iri gutegura amashimwe, iri gutegura indirimbo. Tangira urepete muri uku kwezi. Uku kwezi kwa gatatu ni repetisi. Niko bimeze. Kuko mu kwezi kwa kane tuzaba dushima Imana. Uzi kugiye kwibuka mama? Ndebera umuntu ngo Imana igiye kukwibuka, bimubwire ntacyo bitwara. Natabyumva iminsi nzamwumvisha. Mubwire ngo ugiye kwibuka. Aho wahereye nawe ugiye kugira ute? Kwibuka. Igitabo cyo mu Kuva igice cyaho cya 12. Kuva 12 umurongo waho wa 37 tugera 42. Abisirayeli barahaguruka bava Iramesesi bataha Isukoti. Abigenzaga bari abagabo 6,000, abana batari mu mubare, kandi n'ikivange cy'abanyamahanga menshi, kijyana n'imikumbi n'amashyo by'amatungo menshi cyane. Botsa imitima cyangwa imitsima. Botsa imitsima itasembuwe y'amarobe bavanye muri Egiputa atarotswe, kuko ayo marobe yari atasembuwe, kuko birukanywe muri Egiputa batunguwe ntibazarire, kandi bari bataritekera icyo kurya. Abantu bimutse nabi, ariko cyari igihe cy'Imana. Imyaka Abisirayeli bamaze mu rusuko rwa Egiputa yari 400. Iyo myaka uko ari 430 ishize, hatabuzeho umunsi, hadasaze umunsi, ingabo z'Uwiteka zose ziva
iryo joro ni ryo kuziririzwa Uwiteka cyane kuko yabakuye mu gihugu cya Egiputa. Iryo ni ryo rya joro ry'Uwiteka Abisirayeli bose bakwiriye kujya baziririza cyane mu bihe byabo byose. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Mureke mbabwire, tuzaba dufite insanganyamatsiko muri aya masengesho ivuga ngo guhagurukana n'Imana, cyangwa se Uwiteka aravuze ngo haguruka tugende. Haguruka. Kubera iki Imana ikoresha ayo magambo guhaguruka kabiri no kugenda? Nuko hari igihe umuntu ahaguruka ntagende. Wahaguruka bakakubwira ngo hagarariraho, ariko utari wagira ute, utari wagenda. Rero uku kwezi aya masengesho iminsi 21 tuzatangira ejo, tuzaba duhagurukanye n'iki? N'Imana. Kandi tugenda, apana twicaye, tugenda. Kubera iki Imana ikoresha ayo magambo? Ni ukubera ko igihe cyose uzaba uhagurukanye n'Imana haba hari urugendo. Imana ni Imana ifite ibirenge byuzuye isi. Ni Imana ifite intebe yicayeho mu ijuru, kandi aho yicaye irahakwiye. Mwebwega muri batoya yibareba, niyo mpamvu avuga ati buriya yibaza ku muntu wirata kandi mukandagiye yawana n'ubutaka. Kuko ikirenge cy'Imana cyuzuye isi yose. None gaho babyimbiye Kimironko, ikibaza si umuntu utanangana na Kimironko yose. Bibiliya avuga ngo ipfumba turi gipfunsi gahaza kwifuza ko ibyaremwe kimwe. Aho rero niho hari ibanga. Imana ireba Abisirayeli, kandi bwari ubwoko yitoranirije, byari ishyanga Imana yarose, ariko ribaho nk'iritagira Imana. Abantu bashobora kuba bitwa abantu b'Imana ariko bakabaho nk'abatagira Imana, kandi Imana yarabatoranyije. Murebe uko namwe gusa, ni murebe uko turebe uko tungana, kandi Imana ihora ivugana natwe buri munsi. Ariko ugasanga ubuzima tubayemo wagira ngo ntidufite. Na Israheli niko yabayeho. Andi mahanga yisuzugura, batabemera, batabumva, bakajya wagira ngo bafite Imana. Kwari bakeze, bari bake hanyuma y'andi moko yose, bari basuzuguritse hanyuma y'andi moko yose, ariko Imana yabareba ikabishimira. Nubwo uri mutoya, ariko Imana irakwishimira. Nubwo ntabyo ufite, Imana irakwishimira. Nubwo nta mbaraga ufite, ariko Imana irakwishimira. Humura, irashaka kugira aho ikuvana n'ahandi kujyana. Irashaka kugira aho ikuvana n'ahandi kugeza. Amen. Amen. Iki giterero kivuga ku rugendo rwo kuva aho bita Iramusezi berekeza isuko. Ese aya magambo abiri, kuva Iramusezi, urwo rugendo rw'Iramusezi n'urugendo rwo kugera isuko, rusobanura iki? Mwari muzi igisobanuro cyabo? Reka mbaye igisobanuro mu ncamake, maze mbone guhanura uko nahawe. Icya mbere rusobanura, vuga ngo gukurwa mu buretwa. Buretwa. Uzi ko ugiye kuva mu buretwa mama? Hari uburetwa wiriwe muntu ugomba kuva mu buretwa n'ukuri. Kandi iyo atari yabyumva agira ngo uburetwa ntibuhari. Urumva ubayeho nk'uko agakwiye kubaho. Urebye uko abana bawe babayeho, urabona babayeho uko bagakwiye kubaho. Mbabaze, Imana irobanura ku butoni cyangwa ndirobanura ku butoni? None se urabona ubayeho nk'utararobanuwe ku butoni? Dore icyo Satani ashinzwe, kwicira abantu aho badakwiriye kuba. Agufungiraniraho, kabera n'enjeniyeri, ntashinge mu kanya. Ariko yigeze amara imyaka nk'utarenjeniyeri. Tukajya tugendana, hajyamo akamwe ngo pasteur enjeniyeri, nanjye ngaze wubatse kabiri. Kandi niwega, ariko uyu mwanya ari muri ya mavuta y'ubwenjeniyeri. Timumwumvise ko ashima Imana. Ukwiriye kubaho bingana n'izina ryawe.
uzi ko akadiporome warakabitse wagira ngo ndi wize, kandi bibutse ko iyo umuntu abitse ka diporome ntagakoreshe ubwenge bugenda wagira ngo barimo baramuforomata umwaka ushira bamuforomata undi uza bamuforomata tureka waba nuko mwabaye Imana iguhumugisha. Gusa nk'ibyo ubibonye utajya ko ntabireba, okay, amaso kurekana hagiye Yesu niko bigenda, ukomeze urebe n'akandi kari buguruke ugafate nibyo byiza mu protokole mwiza beru wabereye protokole maso. Imana iguhumugisha. Hanyuma ako kadiporome kawe iyo umaze imyaka 5 utagakoresha ugira ngo ndi wize, kugira ngo bazongere bakangure ibitekerezo bisa n'ibyi. Uzi ko hari igihe hari umuntu umwe nasenye nabwira ndi ngaho agenda Imana iguhaye akazi, ni ukuri ko Imana niba nakanga sinzi ko nzagashobora, kuko verbe zavuyemo, alphabet zavuyemo, ibintu byose byavuyemo, kubera ko yaramaze imyaka 10 kandi yari afite masters muri engineering. Bakamuhaye kugira ngo bikanguke, yahozaga mu gitondo shyira ikiganza nuko bagushitura ariko nimuhumure, Imana izi ibyo bita ko bifite agaciro, irabizi nubwo biryamanye ariko bifite iki agaciro. Uryamanye ibintu byawe ariko abantu batazi bifite agaciro. Bwana sifiwe. Uzi ko nawe reguye Imana ukabikamo diporome wagira ngo wigiye muri Imana, urangiriza muri Imana, urangiriza muri garderobe, ibintu byose wabitse utubati warabitse. No. Iki ni igihe cyo kubyuka tugahaguruka, ni igihe cyo guhagarara tukabwira Imana ngo Mana twebwe twaje turiteguye urugendo rwo kuvira Museze tugisikode ni ibitangaza, ni ukuva mu buretwa bw'umwana kandi uravanayo n'urugo rwawe n'abana bawe. Numva uravaye bango ndavaye, ndasaba mu byumve gusa uravaye kuva mu buretwa ukava mu bucaka. Amen. Mu miruho ibabaje iteye agahinda, nigezemo umuntu akorera umushahara w'ibihumbi 300 abaho nk'utagira akazi. Kubera iki? Imibare yose ntivamo, arabiteranya ntibive, yewe agateranya ntibive. Umwaka ugashira nta nzu, nta gare, nta moto, nta burya abasa n'ufite akazi ari kari mu buretwa, Satani akamuboheraho akamubwira ngo ye uragafite ariko ntacyo kazama, yewe abana baziga nabi witwa ko gafite, uzahora mu myenda, uzahora mu madeni, uzabaho ubuzima budafite impinduka nubwo ubeshya abantu ufite iki akazi. Dore Imana itabaye umuntu ibintu byose birahinduka kuva mu cyumba kugera mu gikoni. Apana kujya utubeshya ngo waratabawe ntaho uragera, burya urasa naho ukiri mu buretwa mu bucakara. Amen. Bwana sifiwe. Uzi kuba ukirya ku mibare kandi warataha mwitonde murye mu mibare, mwitonde bitarenga ukwezi, ni mu birenza byakomeye, ibintu byarakomeye ngo kandi ngo twavuyira Museze turacyariyo dusa n'abakiriyo. Mbariza ngo we mbariza uwo muturanyi wawe maze ariko buriya we uragukiri inanira Museze hari mubaze ntacyo bitwaye, mubaze ngo ariko buriya we imibare ntiyagusumbye, waze ko imibare itagusumbye, imibare ntiyagusumbye, ufite imibare y'ikirenga isiga. Uzi kuba witwa ngo Imana aricyo yakoze ariko ukaremererwa n'imibare, hanyuma uremerewe n'imibare y'iki kandi waratabawe. Imana yakuvanya handika kugeza handi imibare iroroha. Hari imibare itabarwa, hari umuntu unyumvishije, hari imibare itagira ute. Uzi kubona Imana ikuvanya ahantu ukajya ubwira abantu ngo nimurye, ikibazo cyo kurya mu rugo nta gihano, nimurye. Ariko wowe ugize abashyitsi 3 urwara umutwe, Imana ndinda abashyitsi bo ku munsi wa 4 kuko ndasara. Impamvu hari aho utari wawe, hari naho utari wawe.
turifuza kubona hari aho tuva hari n'ahandi tugera. Icyo ni igice kimwe cy'ubuzima. Mvuze ku kibindi bavuze kare ntabwo nagitinda. Ubugingo bwacu buraruta ibyo mvuze, ariko kandi muri ubu bugingo harimo kugira amagara mazima, gusa neza, ukabaho neza, ukarya neza, ukambara neza, ukaryama neza. Kuko hari ibintu utazumva utari warya, kuko umunyenzara ntajya yumva. Mana ndinda kuyobora abanyenzara kuko bazanyicira ku ruhimbi bagira ngo karuvati irimo amafaranga, kandi ari karuvati gusa nambaye. Kubera ko umunyenzara ntajya muzi impamvu igihugu kirwana no kuvuga ngo mushaka uburyo abaturage batera imbere, ni ukugira ngo tugabanye umubare w'abateroriste, kuko abantu ba mbere b'abateroriste ni abashonje. Iyo uvuze ngo igihugu cyateye imbere tutari, igihugu kirimo kiragana heza mu mwobo, kuko amaso y'umushonje areba mu mwobo ntajya areba hanze. Muri aya masengesho Imana inkorera igitangaza. Iri torero rive ku rwego risengera ibiryo rijye ku rundi rwego mu izina rya kandi ubwo ni uburetwa. Wari abantu kawunga icyumweru, ukwezi kawunga. Hari ibiryo bidasimburwa. Impamvu mvuze ku biryo, mvuze ikintu giciriritse cy'isembo, ikintu umuntu wese yagahawe, ikintu cyose umuntu yakabonye. Kurya ni ikintu gitoya umuntu yagahawe ku rugero rushyitse, ariko abenshi tujya ku mibare nayo iraturemerereye. Nimureba buriya nureba nubona abantu abamama ikikubwira ko amaze kumererwa neza, hari uburyo yambara akabigendera, kandi agenda asa n'usesera mezi amaboko ariko uzareba ukibaza ese uyu muntu ugenda gutya n'ikibazo cyafite, aragenda guhisha hari ibintu bimuremerereye. Ariko Imana inkorera igitangaza muri mwebwe. Mwunamurwe n'Imana, mugende muhamye, mugende muvuga ngo dufite Imana. Abisirayeli nababwiye ngo babayeho bafite Imana, ariko Imana itabasa. Kuba ufite Imana ariko itagusa, kugenda ufite Imana ariko itagusa, ukaba igitutsi mu bantu, ukaba igitutsi mu baturanyi, ukaba igitutsi muri bene nyoko, bakayava ngo wasengeye n'ubundi kutugoye. Ese ubundi amasengesho usenga yakumariye iki? Ese ubundi aho wahereye byatanze? Ariko hari igisubizo cyiza. Iyo Imana ivuze ngo duhaguruke, hari aho ituvana, hari n'ahandi itujyana. Ndumva hari ahantu Imana iri kuntegurira, kandi ni heza. Mbwirire uwo muntu ngo hari ahantu Imana iri gutegurira. Murebe natabyumva bifatire rimwe. Hari biro yawe muri aya masengesho, ntabwo ari wowe uzaba uri aho ngaho gusa usohoka winjira bakureba gutyo gusa. No. Hari urugendo ugiye gukorana n'Imana. Imana iguteguriye urukweto rwo kwambara, Imana iguteguriye ikote ryo kwambara, Imana iguteguriye ishati yo kwambara, Imana iguteguriye umwambaro w'urugendo, kuko hari aho ugiye kuva, hari n'ahandi ugiye kujya. Mu izina rya nde nuko Imana ikora. Apana ntabwo tuba nk'amazi y'ikidendezi. Amazi y'ikidendezi yadatembanuka, ubuzima budahinduka, burarwaye. Niba agakiza kacu katazana impinduka zo mu mubiri, agakiza kacu twakiriye nako gushidikanywaho. Kubera iki? Ubuzima bw'umwuka iyo bwahindutse n'ubw'umubiri burahinduka. Yes, niko bigenda, ntabwo bitandukana. Iyo ubuzima bw'umwuka bwahindutse n'ubw'umubiri bugira ute? Burahinduka. Ariko niba ubw'umwuka bwarahindutse umubiri ukababazwa, reka mbabwire Yesu, reka ikintu mbabwira yakoze. Aba bantu bose bitwa intumwa n'urupfu bapfuye, bapfanye icyubahiro kandi bari bakomeye. Uwa mbere wari bayoboye Petero yapfuye aguye i Yerusalemu, ariko kandi yapfuye yubatse etaje. Mutagira ngo ari umutindi,
baramwishe yego kubw'ubutumwa bwiza, ariko ntiyasize umuryango ku gasozi kuko yari afite umugore n'abana. Ariko we none upfuye baguhamba hehe? Koko nayisanga uko ari igihe usanga bigoye. Ndabyibuka madamu yigeze, hari abana twarwaje nk'abangahe, we ntiyarizwa nuko abana barwaye, arizwa nuko banapfa isanduku turayikura n'amazi. Ariko se wowe uriya mu masanduku waretse tugasenga bakabazima, tugiye nifite ikibazo cy'isanduku yo kubahambamo, yewe ntibapfa. Urumva we yageze mu masanduku akibaza, ese umwana napfuye twakura hehe sana? Iyo utabaye muri ubwo buzima warabaye urya unigirije karuvati ugira ngo ubukene ntiburyane. Iyo babivuga utarashonje havata, ariko ubundi bavuze ibindi ko ngiye iryo shuri ntaryize. Ariko reka mbabwire ikintu gikomeye, ni ukubona imiryango ibabaye, ihangayitse, idafite hepfo no haruguru. Birababaza. Ntabwo bagombaga gupfa kuri uriya munsi. Hari umunsi utapfushaho. Reka ngubwire, hari ahantu Imana yigwatiriza ikavuga ngo shita, nubwo wari ushatse kwica uriya muntu ntibikunda. Imana ikahagarara, ntabwo bishoboka. Ejo bundi naraye mu mayerekwa, Imana iri kumbwira ngo ikuye ipfumura urusengero, kuko twari tugiye gupfusha abakristo benshi. Ndakanguka mbibwira madamu, ndongera ndaryama ndota uwo bita ngo ni Minyoni, ntabwo nari nahura nawe, aje kubimpamura arambwira ngo Imana ikuye ipfu mu itorero, kuko twari tugiye gutakaza abakristo benshi. Imana irebye ko agahinda dufite n'ubutayu twibereyemo isanga dukwiriye kubaho. Mubwire ngo urabaho di, mubwire ngo urabaho, izagutabara uriho mu izina rya nde, uzabaho uko byagenda kose. Hari umunsi nigeze nisezerera kubera ubwoba, nkajya mvuga ngo Mana eza umugeni wawe umucyuriye, kandi gasura urukundo rwo kujya mu ijuru. Mvuga ngo n'ubwoba n'ubundi ndiho ntanariho, undi kugora abantu, naremerereye abantu, wagenda hakiri kare n'abantu. Imana ati ntugenda, banza uremererwe nzagutabara. Hari igihe ubisaba ntugende, umunsi utabisabye akaba ari kugenda. Reka mbabwire, Imana izi igihe kibi cyawe cyo kugutabariramo, nubwo waba uri mu bihe wihebye wumva uzapfa ejo. No, ntuzapfa, uzabaho, uzabona ineza y'Imana, uzabona amaboko y'Imana. Niwe mutangabuhamya w'Imana, niwe w'imirimo y'amaboko y'Imana. Kubera iki? Ubuzima ubayemo ntabwo uri uwo gupfa none. Amen. 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 Haleluya. Amen. Eliya ni muzi ko bibayeho, ubwo abamwisha unzezebeli ajya munsi y'igiti cy'umuroteri, ati Mana nyica n'ubundi nta muhanuzi n'ubundi usigaye ari jyewe jyenyine. Imana iramubwira ati nibaguhe ubugari, baguhe nibaguhe ubugari, baguhe n'inyama urye, urugendo ruracyagize ute? Hari igihe rero wibwira ngo byarangiye, reka da, urugendo ruracyagize ute? Ruracyakomeje. Imana izi icyo ishaka kugukoresha hari imbere. Imana izi icyo uzayimarira hari imbere. Imana izi agaciro kawe ejo hari imbere. Imana izi umuteguro iguteguramo hari imbere. Imana izi icyo ishaka kugukorera kugira ngo nawe uzayikorere ikindi ejo. Kuko ubuzima bwacu hari igihe twibwira ko tubayeho nk'impanuka. No, uriho kubw'umugambi w'Imana, uriho kubwa gahunda y'Imana. Ibyakaguhitanye byari byinshi, ariko ntiwapfuye. Waciye mu mazi ntiyagutembanye, waciye mu muriro ntiwahiye, waciye mu mpfu Imana irakurokora. Icyatumye igusigaza hari urugendo. Vuga ngo hari urugendo, hari urugendo rwanjye n'Imana. Ugomba kuva mu buretwa, ugomba gukurwa mu gahato, ugakurwa mu gukandamizwa, ugakurwa mu mubabaro w'igihe kirekire no mu marira menshi n'amaganya menshi. Aya masengesho Imana irashaka kubatabarira. Iminsi 21 Imana irashaka kugutabarira. Urugo rwawe Imana izi ibibazo birimo, izi uburyo ubayeho ubabaye, izi uburyo ubayeho ushomereye. Reka mbabwire, nigeze nsengana n'umwana umwe wari ufite ibibazo,
yikorera ibuye ararira ati Imana uko nguyitse miritse ubushomeri. Ndamubwira se kurira wabaye ati ntabwo ubizi ubushomeri uburyo bumere. Ngeze aho umuntu ambwira ngo ariko umuntu utari rubyogo kandi ufite universite narize turasenga abona akazi. Reka mbabwire umusonga wawe Imana irawuzi. Hari igihe umuntu agira umusonga abandi batazi ukabibanga ryawe, ariko Imana irashaka kugukiza muri aya masengesho ugatabarwa muri aya. Imana izakwereka ineza yayo muri aya masengesho. Imana irashaka kugukura muri uwo mubabaro umaranye igihe kirekire. Ikibazo Imana ibivuze tubitaho. Ati harya ntanyirajagari tujye kujagarara. Tukajagarare muri aya masengesho. Amen. Uzabe maso kuko ari Imana ishaka kugukura, hari n'andi ishaka kugeza. Tuzayatangira ejo ariko uzabe maso. Hari ikintu ushaka kuvugaho. Uru rugendo rwitwa kuva Iramusezi ujya Isikoti harimo ibintu bine. Harimo kugira akanyamuneza nawe ukorohewe ukunamuka. Yes, niko bigenda. Iyo kuba ahantu wari warakandamirijwe urunamuka ukazamura amaboko ngaho. Imufashe dushime Imana. Imufashe tugire uteye dushime. Icya kabiri harimo gutungurwa n'amasiripurize y'Imana, kuko ari ibintu Imana yateguyemo batari bazi. Icya mbere bambutse inyanja batarayo bifite mu isezerano. Umunsi bavuye muri Egiputa yari muri Egiputa bagiye ahantu hambere baruki ni ku nyanja. Imana ntiyari yarigeze ibabwira ngo bazayambuka n'ama. Iyo ibambutsa bitunguranye vango kwambuka bitunguranye. Uve ijambo ngubwire ugiye gukurwa mu kibazo bitunguranye. Ugiye gukurwa mu kibazo bitunguranye. Hari ubutayu ugomba gukurwamo bitunguranye. Hari urubanza umwanzi agomba kwamburwa dosiye bitunguranye. Vuga ngo Imana igiye gutungurana. Aya masengesho ni amasengesho yo gutungurana. Icya gatatu Imana izakoreramo. Imana yabahaye ijambo ryitwa kunyaga Abanyegiputa. Uko ari abantu batunze ibintu bitari ibyabo. Oh yes. Iyo Imana ivuze ngo nzanyaga, ibizanyaga abantu bafite ibintu bitari byabo. Uziko ibintu byawe hari abantu babibyagiyemo baryamye bibwira ko ari byabo. Iki ni igihe cyo kunyaga iminyago yawe mu izina ryane. Kandi muragira ngo ndi mu mubiri. Reka nkubwire, hari umuntu uzaguha amafaranga atabisengeye mu gitondo gufata avuga ngo kukagaru aguhamagara turiye ngwino nyagweho kabyara we ntabara ngwino nkize iki kibazo cyandemere dore ati ndaruhutse. Yari afite ibintu bitari ngo yari afite ibitari. Ntabwo yamukanze ku ijosi mada akatuzanira 700 ati naraye ndasinzire n'ukuri kw'Imana. Ati nari n'abapasiteri twari twakoza y'ibiri gusa turi mu Kagara. Umuntu araryama bura amahoro aterura agatabo aca kuri niba ari kuri popirere 200 ngahe magana. Yarutse akakwiye ngahe ayahamagara indarutse. Mbabazi ninde wamwishyuza? Ntabwo mwumva ko arafite ibintu bitari bye. Vuga ngo Imana igitujyagira iminyago. Igitujyagira iki? Ariko mwiki cyane barahari. Ubwire ngo hari umunyago wawe. Mama hari umunyago wawe. Niko bimeze. Niko papa hari iminyago yacu. Hari iminyago yacu. Uziko abenshi mwize gusoza amashuri kubera iminyago y'Imana. Umuntu akaguha akawungu utabitekerezaga. Umuntu akakohereza 1,000 utabitekerezaga. Burya Imana ivuga ngo ibiri kunyaga. Rero Imana Abisirayeli yabakoreye ibyo bintu ko ari bine.
byari ngombwa ko bambukanye amaturo n'ibitambo bazatambira Imana. Hari ikosa Imana itakora iyo wasenze ntiyagwishimwe ridafite amaturo. Hoya uzagira umutima wawe mubi ku bindi, ariko Imana yagutabaye iguha n'iki n'amaturo yo gutura. Ntabwo mubizi, hari igihe gutabara ukavuga ngo ngo imibare iracyari myinshi, ndavuga ariko nta mafaranga ntanga. Nujya ujya gushima, jya ushima Imana unazanye n'amaturo, yibwire ngo niwe wayambaye. Ngewe umutima wanjye njya numva nabuze icyo nturira Imana, nkumva nta unaguturira, uri umwami, ugira neza, uransize, urandodobetse, umpaye umugisha. Reba ukuntu ngize, sigaye narameze inda nk'abandi bagabo, kera nari narapfuye. Reba umpaye nubwo ndi kugira uruhara, ariko nibuze ndi kugira uruhara ndi inzobe, nari gikara. Ibaze iyo nguma ndi gikara n'uruhara. Mbega ibyago nari ngize nuko kwima, ariko hamwe hangirika kandi hasa neza, ntacyo bitwaye. Ntabwo ubizi ko nigeze mbigikara nka bisine n'ibihogo, kuko ubutayu busa nabwo. Nta muntu uca mu butayu ngo abure gusa nabwo. Muzabirebere ku basirikare, iyo babohereje mu butayu babaha imyambaro isa n'ubutayu, inkweto zisa n'ubutayu, ingofero zisa n'ubutayu, kugira ngo nibaryama mu butayu umwanzi ntababone. Iyo Imana igushyize mu butayu kwambika ibisa n'ubutayu, nawe ubwawe usa n'ubutayu. Turashimira Imana ituvanye mu butayu, turashimira Imana ituvanye ahantu, turashimira Imana. Mwebwe ntabwo mubizi, iyo Mana ni nziza. Amen. Rero ari akanyamuneza, hari ibitwenge Imana ishaka kugusetsa, hari umunezero n'ibyishimo n'impundu. Za aniveriseri zigiye kuba nyinshi, kuko n'abatarazikoreye bagiye kuzikorera. Igihe cyageze ngo iminsi yo kwibukwa yacu yongere igaruke, iminsi yo kongera kwibuka, amazina yacu yibukwe, yewe ingo zacu zibukwe, abana bacu bakorerwa ibirori, abagabo bacu bakorerwa ibirori, abagore bacu bakorerwe ibirori. Wowe ube tayari gusa. Ejo bundi sibwo mwashyize kuri YouTube ngo mwankoreye anniversaire mukamenaho amazi. Ikindi gihe bankoreye urugomo, bankorera urugomo banivia, bantegereza turi mu kazu kari aho ngaho k'icyumba na salo. Nta ntebe zari mu nzu, hari mikeka muri salo. Barangije bicaye kuri iyo mikeka ngo barantegereje, ntahanye agahinda, ntahanye umubabaro, ntahanye igikomere cy'ubutayu. Ngiye kumva numva abantu bamenyeho amazi bararirimbye. Ugira ngo byafashe hano mu mutima. Naravuze nti mwebwe muzarikora. Ubu murabona muri iki gihe ye murandirimbira bene izo ndirimbo nazikeneye. Naratonganye n'ukuri kw'Imana. Hari iminsi uba mudakeneye indirimbo z'abantu, hari iminsi uba mudakeneye iminsi mikuru, hari iminsi ubamo ikaba iyawe wenyine, ariko Imana ikuvanyemo. Vuga Imana ituvanyemo. Mbabaze, muri Egiputa bari kuririmba ngo happy birthday. Muri Egiputa bari kuririmba ngo mfite umugore w'icyuki. Muri Egiputa bari kuririmba ngo bafite abagabo baconze ubwanwa baburebure. Muri Egiputa bari kuririmba ngo umugabo wanjye yambaye costume ari wabo. Ni ngo gukarangira uruhande rwa nyir'inzu utari wamwishyuwe. Ariko itangaza birakwiye. Ibaze ukaranze inyama uri mu mwenda kandi atuye iruhande rwawe. Wazikaranga uzabone. Azakubaza mu mutima wo gukaranga uvana, kuko yabikubaza ati niko papa ukaranga inyama utarangije. Urarya inyama neza uratimaje, ntabwo yakwemerera ntiyaguha umwanya wo guhumeka. Dore rero ibanga ririmo. Iyo ubwira Imana igukiza ibyatuma wishima, hakagira ugukomerekereza mu byishimo. Kuko igihe cyose baririmbaga i Kanani, barababwira ngo ariko ni muri Kanani, muri Gosheni. Ujye muririmba izi Gosheni, kandi Gosheni hari hehe? Muri Egiputa. Hari ahantu bataririmbira, hari ahantu batabyinira, hari ahantu badakorera ibirori, ariko Imana ikuvanya ahantu ikakujyana ahantu, n'indirimbo ziraguherekeza, n'amashimwe araguherekeza, yewe inanga ziramanuka mu izina ryanjye. Aho niho nenda kukubwira rero ko inanga zamanitswe zizamanuka. Hari inanga zizagira ute?
zizamanurwa mu izina rya Yesu. Birasa n'Abisirayeli igihe bari Babuloni, bajyaga bababwira ngo nimumanure inanga muducurange, bakavuga ngo twacuranga gute, twaririmba dute. Hari iminsi umaze mutaririmba, ariko Imana irimo iragutegurira indirimbo, irimo iragushakira ibirungo, vanga ibirungo, ibirungo. Amen. Ibi mbabwira niko kuri kw'ijambo ry'Imana. Iminsi ngisize abantu navuganye nabo ni mu cyumweru cyashize. Hari ibihe twabayeho iri torero bazana imyenda yo kwambika bababaye, tukayijyana mu cyumba kujya kurobanuramo iyo natwe twambaramo nk'abakozi b'iki b'Imana. Murabyumva neza? Twabibayemo. Ntabwo nanga kwivuga ngo nuko biri guca kuri televiziyo. Abadukurikiyemo ni bande, ntibavuye ikuzimu. Yes. Erega mwebwe nimubona abantu bagendera muri za Vigo, abandi bagendera muri za Mercedes Benz, abandi bagendera mu modoka zikomeye, bavukiye he? Si mu mashyamba. Abandi bavukiye he? Si nyuma y'ishyamba. Abandi bakuze bakuriye he? Ntibakuriye aho bambaye amakabutura batagira n'ipantaro. Ariko benshi baribagirwa. Imana izaho yavanye buri wese. Ivuko ryawe rizakubwira aho wavuye naho ugeze. N'Imana yonyine yabikoze. Kutabimenya n'uburwayi. Njyanyanira n'abavukiye za Uganda igihe bene wacu bari barahunze. Hari aho yavukaga n'inka zase bakazitwara, agasigara nta n'amata yo gukamirwa afite. Wajyaga mu ishuri rimwe bakakwangira ntiwige, bakiga bikomeye, wagendaga wabona amafaranga abantu bari mu bihugu byabo bakayarya bakayatwara kandi arayawe. Babayeho nabi. Uyu mwanya kuva 95 94 uko abantu bagiye basubira hano iwacu mu Rwanda bakagera hano niho ubuzima bubonetse. Abenshi baribagirwa, ariko nta buzima bwari buhari. Ibi bivugira iki? Abadukurikiye bafite aho bagiye bava imihana yose. Navuye cyangwa undi yavuye Nyagatare, undi ava Mugesera, undi ava abandi bagenda bava ahandi hatandukanye. Twese twabonye ukuboko kw'Imana. Nta munyarwanda utarabonye ukuboko kw'Imana. Habaho kwibagirwa, ariko twese twavuye hano. Utabizagira ngo imodoka agenderamo niyo Mana, inzu aryamyemo niyo Mana. No, n'Imana ibikora ikabiherwa icyubahiro. Iyo byibagiwe hari umunsi izakwigisha kandi kwigishirije aho. Nta muntu wirata intebe yagezeho yirata uwayimuhaye. Nta wirata icyubahiro afite yirata ko Imana yamuciriye inzira. Uwirata wese yirate Imana. Niyo mpamvu mbabwira ngo ubuzima bwacu dukwiriye gutangira kubara imirimo y'Imana tuyihereye ku nkweto twambaye. Kuko twavutse twambaye ubusa, twavutse nta mapantaro, nta makaruvati, nta makote. Imana igenda itwambika. Bari iyo migisha y'Imana, bari ibyo byose yagukoreye, urasanga ari imirimo y'Imana. Abatabizi rero bagira ngo ni amaboko yabo, ni amadiguri. Reka mbabwire, isi yose yujuje abantu bize badafite akazi. Kandi nubona wari ugahaga ntugire ngo nuko ukora cyane. Nubona Imana yarakubakiye ukagira inzu ndende, ntukagira ngo nuko ugira ubwenge bwinshi kuruta abandi. Ni amahirwe Imana yaguhaye. Muri ayo mahirwe nawe izayaguha, nawe izagucira iyo nzira. Nawe amahirwe aracyahari, nawe inzira ziracyashoboka. Uwirata wese azirate, Imana yabikoze. Reka tuyikomere amashyi abikuriye n'umwungeri mwiza. Bwana asifiwe. Haleluya. Ibi mbabwira mba ni seriye. Abenshi batuye aho batavukiye. Abenshi bubatse ku bibanza batahawe na se. Abenshi bagenda bagira ubutunzi batagabanye babuvanye iwabo. Ahubwo Imana itanga amahirwe. Vuga Imana itanga amahirwe. Yabaramburiye ukuboko ariko benshi baribagirwa. Yabaramburiye ukuboko abandi babivamo. Yabaramburiye ukuboko abandi barararama bamera batya bakikoma kunda. Ariko iyi ndareka mbabwire ni nyabibazo. Uko ihanga ikibagirwa Imana niko iyo nashonje, iyo yashonje ishaka Imana. Kimureba isi kibigisha. Ibihugu birimo intambara zimwe bitandukanye nitwifuza iwacu ko haboneka ibyago. Twifuza kwibera mu mahoro. Ariko umuntu asohoka mu bye mu mafaranga arafite akagendana agasakoshi, agasiga inzu nziza, agasiga benzi nziza, agasiga umutamenwa, agasiga byose, akagenda atwaye agasakoshi. Nta muntu ugira ibintu, umuntu arabitizwa.
nta muntu ukomeye kuri iyi si yakomeye Imana igutiza ubuzima. Nta muntu ugira agaciro uragahabwa umunsi umwe ukagatanga. Bwana asifiwe. Icyo nenda kubabwira rero, Imana irashaka kukwambika, irashaka kukwambika agaciro, irashaka kukwambika ubutunzi, irashaka kukwambika ejo hazaza, ngo nawe uzayibere amarongo, uzayibere umutangabuhamya wo kuvuga ngo ninde wabikoze? Ni Imana. Ninde wamvanye hakangeza aha? Ni Imana. Ninde wankoreye ibi byose? Ni Imana. Ninde wanguye hariya? Ni Imana. Ninde wankijije ndi mu bitaro? Ni Imana. Ninde wansubije umwuka nari humuze? Ni Imana. Ninde wandereye abana? Ni Imana. Ninde wambaye kubyara? Ni Imana. Ninde wambaye akazi? Ni Imana. Ninde wandamburiye ukuboko? Ni Imana. Ninde wambaye gakondo? Bwana asifiwe. Haleluya. Niyo mpamvu mvuga sectors z'ibintu byose, kavuga ngo mu buzima, mu bugingo, mu bice byose ni Imana. Ukiga kwa kagaswara wagahawe n'iki? Abatabiza bakora rwose mu isoko cy'imirongo ndi duhari, kagura ibihumbi bingahe, karahenda, kavuye no hanze. Uzagakoraho kari amavuta y'Imana utagira ngo nta mbeba, nta n'imbaraga sa, nta n'inda zikabaho. Hariho umugishari y'amavuta ubu nakakujugunyira ushobora guhita utunga amafaranga menshi. Ariko mutavanga imbaraga pastor akoresha ziva muri aka gatambaro. Reka da ibyanjye byose birasize gusa, ibyanjye byose birasize. Amen. Shaka kubabwira ikirere nirukangi dusenge. Urugendo tugiye gukora muri aya masengesho iminsi 21 ni ukuva mu buretwa twerekeza mu masezerano. Va mu buretwa werekeze mu masezerano. Ariko biranatangaza, muratekereza ko Imana ibabwira ibintu bidahari? Ngo ntibihari? Hari umusubije ngo ntibihari? Ntibihari? Ntabwo mumva ntibihari? Hanyuma habura iki? Urugendo rwo kujyayo. Kuko hari urugendo rwo kujyaho Imana ivuga. Yes. Iyo utegerereje aho Imana yavugiye, ntuve aho Imana yavugiye kujyayo ikubwira, ntabwo byuzura. Reka mbabwire ikintu gitangaje. Imana imbwira ngo ntangize itorero nari muri Kenya, kora igiterane kingana n'ukwezi, ukwezi namaze nyirago umunyakenya naguka kugeze mu Rwanda, uhita utangiza urusengero, nta n'igihumbi nari mfite, nta n'igihumbi. Umugore nari namusize vuga ngo nibamba ku mashiringi y'amanyakenya azabona kawunga, nayo barayanyima. Bambati kigeza Nyabugogo, iva Nyabugogo igera Kimironko ndirwariza. Kandi ababikoze nari size dutangije kubaka urusengero rugeze hagati. Arike bazanaga amafaranga bagiraga ngo nanjye nari narirasaza amafaranga, narabwirizaga bakayamenya. Mwebwe gasinzi, ariko Imana izabakore ku mitima, tujye tubwiriza muduha amafaranga. Abadukurikira online bajye babyumva, ntibakumva ubutumwa badatura. Muzabashaka uburyo mujye gushyiraho bature. Muzima mvuga aya magambo, kandi mwebwe mwamugira ngo ndimo ndabeshya. Ubutumwa bwiza bukwiriye guturira. Ariko karandesi wacu zirabaga mu izina rya Yesu, ariko abapasiteri nabo baratuzengereje. Ntabwo twabazengereje. Ubutumwa bwiza bukwiriye gutangirwa amaturo. Okay, nta giciro, nta nubwo tugurisha, ariko wafashijwe tanga ituro mu rusengero. Amen. Kuri duhumuriza TV batwumvishije. Amen. Yes, niko bimeze. Dore icyo mbabwiye, icyo gihe ndaza ntangiza urusengero. Mukuru utangiza banyise umuntu uze, banyise umukimata nyibuta neza. Umurangi. Ubu mubona niswe umurangi hano imbere hariya, hirya imbere ya Foursquare ku kanuze twatangiriyeho karaho ngaho, twakubitaga ingoma abagore batanguta. Murora ngiye kuri Imana bimukiye hano kuri kaburimbo. None uyu munsi giryo uburangi ryavuyeho. Haza uba abafite n'ibindi bavuga. Ariko ntacyo. Uko bagenda batwita amazina, Imana yahindura. Bongera bakwita irindi, Imana irihindura. Uzagera ku rwego ufata izina ryawe ry'umwimerere, kuko hari iry'Imana ikwita abantu bataramenya.
uzaryinjiramo, uzaryicaramo, uzaryitwa barimenye, kuko n'Imana ihindura iki amazina. Ibyo bakwita bitari iryawe byihanganire, ibyo abantu bakureberamo byihanganire. Hari izina ry'Imana yateguye, hari izina amen. None se ntimuzi ko umugore ufite umwana adafite se bamwita indaya? Ntabwo mubizi? Ariko iyo akoze ubukwe se yitwa mama w'abana. Ntabwo kandi baryabyaye mbere aribo babarwa mama w'abana. Yo umugore mwiza, uri gitangaza, uyu mugore w'agaciro, nyamara mbere wari waragataye. Imana za agaciro kawe katakariye, Imana izaha agahinda kawe kari, ariko irashaka kukugaruka muri aya masengesho. Amen. Niruka dusoze, ntabwo nza kubarambira. Hari ibintu bibiri Abisirayeli bavugwa ni bene Aburahamu, bene Isaka, bene Yakobo ariwe wiswe Isiraheli. Mbabaza, Yakobo risobanura iki? Muzi ko izina rye rihinduka, uwari umuriganya ahinduka. Tureba kuntu bakwita mutindi, mushomeri, mwambuzi. Aya mazina bahari ndayazi, usibye ko kuyadeta biraza kungora. Utamuhanya, utagira iyaba, wirirwa araraguza ahabonye, umuswa utarize, munyibutse n'akandi. Bagira ukuntu batwita. Iryo zina bakwita iryo ari ryo ryose Imana irarize. N'abari basiribateri bamwiza indi barongoye ntabwo mureba. Yari yarago wata turacyari umusore. Ewe turabona ugiye kumera ibi. None ga ntamva kimeze afite uwi. Vuga ngo izina ryahindutse. Hasigaye bamuhinde, basigara abahinde nabo badafite icyerekezo, kuko umuhinde nawe yabuze inzobe abura n'urukara. Ariko nawe izina rizagira ute, rizahinduka, abo umuhinde cyangwa abo umunyarwanda. Sibyo muri Imana. Muhinde ahise akiri ku mutwe w'amaguru ati pasiteri narashize nta kundi, shira ariko ejo bizatungana. Sibyo nari ngiye kuvuga, uriya mwana wacu ajya ashimisha, yigeze afata diporoma yishyira muri parafo y'urusengero. Imana niragiza kuvuga igira ihera ngo yitwa diporome, ariko muhinde agira ibintu azakora. Ibaze tuba hariya munsi y'isoko, diporoma yikuye mu rugo neza, arazamutse ayisesetse hejuru muri parafo. Ngubwo Imana iragira ibyo mu rusengero. Turashimira ko uyu munsi ari umukozi wa banki. Yabaye umukozi wa banki, turayishimira. Imana yagize neza. Kwizera kwacu nubwo abandi babibona nk'ibisazi, ariko turashimira Imana, birakora. Vuga ngo birakora. Birakora n'ukuri kw'Imana. Ariko sinzi muri ubuhanga bwiza cyangwa ubwenge bwiza butekereza Imana ko ariyo yagusubiza ibyawe byose. Ubwenge bundi bugakora. Dutangira urusengero nicyo nari ndimo mbabwira, twiswe amazina, ariko umunsi twitwa irindi. Amen. Ndashaka kukubwira iki rero? Icyo Aburahamu yakoze ni kimwe, yumviye Imana agenda atazi iyayo. Abana kuvuga ariko pasiteri ibyo utubwira bizavayo. Tumbira Imana yonyine uyumvire, ibindi izabyikorera. Dore ibanga ryo kubana n'Imana, dore ibanga ryo kugendana n'Imana, nuko ikubwira ukumvira. Bwana asifiwe. Ikindi Aburahamu yakoze, yahamagaye Loti ngo barajyana. Yari umwana wa mukuru we wo bita Nahori, yari yarapfuye aramusiga. Amumusigiye barajyana. Bageze mu nzira bagirana ibibazo. Imana yemera ko batandukana, nubwo batatandukanye abishaka, ariko irabyemera. Muri aya masengesho ndashaka kuguhanurira, hari ibintu ugiye kuzatandukana nabyo n'ibyo wari ubikuze. Muzatandukana. Kuko umunsi Aburahamu yatandukanye na Loti, Imana yamweretse ahantu.
ariko batari batandukana yaracecetse. Hari ibintu Imana igiye kugutandukanya nabyo kugira ngo ibone kuvugana nawe. Hari abantu mugiye kuzatandukana utabigizemo uruhare, ariko ni ukugira ngo Imana ikwerekeze aho ishaka, kuko hari abantu babaye inzitizi yo kugera aho Imana igushaka. Hari abantu babaye inzitizi, kandi bibabwira niko kuri. Hari abantu mugomba gutandukana kugira ngo werekeze aho Imana ikubwira. Ni ukuri barahari mugiye kuzatandukana, nta ruhare ubigizemo. Hari umukobwa nabwiye ngo uriya musore azagenda ngo twakinara Yesu pasiteri, ntazagenda atuye i Butare. Ejo bundi arampamagara, pasiteri we yagiye byari ngombwa akagenda ngo yari kuri ibi bivuga asenga agaruke. Ndamubwira nti niyo wapfuka mugakoboka amavi nk'ayene, agomba kugenda kugira ngo uwawe aze. None se kuko twari tumaranye igihe kirekire, nimushake mumaranye imyaka 10, umuntu utakwinjiza mu isezerano mugomba gutandukana. Ugira ute? Gutandukana. Niba atari uwawe ndavuze ngo nagende mutandukana. Niba atari muri gahunda y'Imana nimutandukane. Niba atazakwerekeza aho Imana igushaka nimutandukane. Mu izina rya Yesu Imana yerekeza iri jambo. Munda gukerereza gutaka kumarira inkweto mu nzira, hagahungu kakakumarira inkweto mu nzira, hagakobwa kakakumarira inkweto mu nzira. Munda cyangwa utegereje ni Yesu utegereje. Ko Yesu yapfuye akazuka uhurindiriye. Aruwaje madamu aramuzi. Imana itirambira ati uyu mukobwa agiye kugenda. Mbwira umuhungu niye uyu mukobwa agiye kugenda. Aramureba. Ndamubwira nti mumaranye imyaka 4 mukundana ariko nta jambo. Arambwira ati pastor uko niko kuri rwose, ubu twari tuje hano ejo tutazongera guhura. Narinje ambwira ngo mfite ubuhanuzi shaka ko atugirayo akaturebera neza. None ga amfatiya kubwiza ukuri sheri, niba bidatunganye turavuganira hano birangire. Umuhungu yikorera uragenda ati ndagenda. None se ubana niyo kwihangana imyaka nari nihaye yarangiye. Ndamubwira nti genda ubwira iwanyu ko ufite ubukwe. Ngo nta n'igihumbi mfite. Giwanyu ujye kubwira iwanyu ko ufite ubukwe yewe. Ngo ndakazi giwanyu ujye kuvuga ko ufite ubukwe. None se ubwo nabiheraye nta n'akazi mfite. Ndamubwira nti yowe genda urebe papa umubwire ngo papa mfite ubukwe. Amagambo ari bukubwiye ni yaragusubiza igisubizo cyawe. Aragiye arirukansa bibwiye Yesu aramubwira ati ndaguhiga. Inka zo gukwa n'izanjye, gusaba n'ibyanjye, byose bigendanye n'ibyanjye. Abagiye kwa se wabo ati niko sha wari warakererewe ni ndaguha inzu yo gutura, ndakugurira n'intebe. Wumve ibintu kuntu byikora. Aragiye kwa nyina wabo, nyina wabo ati nibyo atamarido y'inzu ndayatanga n'amashuka na buri kintu cyose kigendanye n'ibyo mu gitanga ubimbaza. Aragaruka ati pastor bwabaye nikare kose, kuko abantu bazi ko buba dufite akazi. Imana ishobora kugukorera ubukwe nta kazi. Imana ishobora kukubakira urugo ntacyo ushingiyeho. Imana yagukorera igitangaza kidafite kondisiyo. Yes. Niko muyi washatse ufite akazi. Reba umugore mwiza afite. None se iyo abahungu hano nibirwa barebuza bisokeye ujye mureba gake. Yarabisengeyega ndabyibuka yaje inshuro zingahe mu rugo ambwira ati namubonye noneho atarika amafaranga ataye. Genda ukora ubukwe yewe. Genda ukora ubukwe. Mukobwa se Imana yamuvuzeho icyatuma mutabana ni. Ese baba mutekereza ko ugara amafaranga? Niba umukunze mujyane muteteshe no hasara haryama wasi bakoni kose. Baba ubu se yagombye kujya mu rusengero. Iyo repetisiyo yayikoreye mu rusengero rwahe, ariko aravuga ngo niba umukunze mujyane muteteshe no hasara haryama. Babazi aho urukundo ruri. Badata ntibarongore mu nzu z'ibihunda, uyu munsi ntituryamye musa amabati zigeretse. Mwabaye mutego ibintu mwishyizemo, mwebwe muremereza ibintu byoroshye, mukaremereza ibintu mujye mworoshya ibintu. Bwana sifiwe.
kandi abasore mboneye kubabwira bako niba ufite umuhungu mumaranye imyaka 5 ndakwinginze muri aya masengesho mwirukane. Irukana umuhungu w'inyatsi mwirukane. Imyaka 5 akibwira irambi ayikundi ugira ngo n'amagambo ndashira ngira ngo yashirane imyaka 5. Ubusa nabanyohereza umutima uhumeka, nabanyohereza umutima uhagaze, nabanyohereza uhe mutima. Ese basore imitima ntiyabashize? None se wowe wakohereza kuzageza ryari? Ibyo bintu ni ikibazo. Fata icyemezo uvuga ngo byaba bihari byaba bidahari, ngomba kubaka urugo kandi uzabona ukuboko kw'Imana. Nikora sheri wanjye bebe yes bebe kandi ibyo mvuga biri seriye bebe. Hanyuma wewe waramwishe shitani nakazi kawe wanjye ni bebe. Niko sigiye waje kwirambagiriza narangiza kwibariza narangiza kwisabira sinagiye guhura na so ku rusengero kamubaza nzakwa ngahe nzasabisha ngahe nkajya mu giciro ari jewe ntanatumye. Ariko tugira abahungu ubuse nzayabona ngiye naramubwiye nti nayi kandi garuka ko nta data urahita uba data ubwo urahita ukuramo nayukuri data. Yes byumvikane neza ko bagwita batunyisesoye nciyemo kabiri. None murameneza ibintu bwa yaciyemo kabiri bati ubwo mgiye kubasoba ukwe kabanaso ndacamo kangahe. Ariko Mana nyashimira Imana ngiye byanjye byaroroshye ariko nagiye kwibariza byose ndabyikorera. Nawe niba ushaka bicamo ije wigirayo ugatuma abantu buri munsi ujye kumbwirira nabo bazakubwira nyine. Iyo uri umunyantege nke uribariza vuga ngo iyo uri umunyantege nke uribariza ubu utaha nimara gufatisha neza nzabona gukwa neza. Naho ubu baciyemo kabiri uko hari umwana w'imfubyi bacamo kabiri. Ubu nzajya nagukwa nitonze gake muzehe nawe anyurwa ati wa mwana burya ni umwana wanjye koko. Yes inkwano humura ndikuzibara humura nituza gutauze kumbaza zigeze kuri zingana. Agomba kwishima kuko gabamumpaye basa n'abamuhobye. Kandi buryo iyo wegere umubyeyi aragukopa. Yes ngenza abasore bakingiwe atakoye baramubwira ati jya ngaho gutwara ariko wibuke kudakoye uzabyibuke. Ati murakoze papa uzabyibuka. Benshi batunze abagore batakoye kandebe mbagabo nta muntu ufite umugore atakoye gose nta mwenda urimo. Hari abagabo badukurikiye kuri duhumurizanye TV batunze abagore batakoye. Namwe hano mu rusengero barimo utari mwaka uri mu mwenda. Abagabo muri mu mwenda murimo nda kandebe neza nta muntu uri mu mwenda kandi tugomba kubyibuka kugira ngo tuzanezeze bababyeyi muri aya masengesho. Uziha initiative yo kuvuga ngo gutunga umugore ntakoye kandi narabonye uburyo nagasuzugura. Nari ndimo mbabwira ngo hari abantu bagiye gutandukana n'abantu bamwe kugira ngo Imana iberekezaho bagomba kujya. Imana irashaka gutandukanya n'inshuti zitarizo zikubeshye zikuryanya zikumariye inkweto mu nzira nta kamaro zimaze. Muri aya masengesho muratandukana nazo. Mwa basore umukobwa ukubeshya abakobwa bigize abatendetse ngo arabajera ari 5 nta kujera abantu 5 nusanga arakujera muri 5 tandukana n'uwo mukobwa yigutesha. Amen. Vuga ngo ninge aya masengesho natandukana n'umuntu wese udafite agaciro. Bibaza ni birebire muzabivamo amahoro. Nubwo muri mu bihe mukubititse ariko murasohokamo amahoro. Muri icyo kibazo cyawe nta gereza nta nduru nta badayimoni nta gusababara kuko ugiye kuzagisohokamo amahoro. Reka mbabwize ukuri muri aya masengesho Imana irashaka kukuvana muri icyo kigeragezo amahoro. Irashaka kukuvana muri uwo mubabaro amahoro. Irashaka kukuvana muri uwo mwenda amahoro. Irashaka kukuvana
amahoro. Irashaka kugutandukanya n'abo bagome, amahoro. Irashaka kugutandukanya n'abarozi, amahoro. Uzaba amahoro. Haleluya. Ibyo Imana igiye kubikora. Maze ngo Imana ihagurukije Mose, icyo nyakundira Imana, itangira kuvuga ngo ngiye guhora. Iryo jambo ushaka dusengera, vuga ngo guhora. Ukuri kw'Imana muri amasengesho, Imana igiye kuguhorera. Oya, igiye kuguhorera. Mama iraguhorera pe. Umva wa mugabo, iraguhorera. Imana izi guhora, kandi igiye guhora ihora neza. Erega wowe wihoreye wahora nabi, wanabikora mu buryo bubi. Imana niyo izi kuvuma neza, ikavuma n'igiti gikubu. Imana niyo izi guhora neza, ikaguhorera ibihereye mu mizi. Vuga ngo Imana igiye kumporera. Wiriwe umuntu muri kumwe ngo Imana igiye kuduhorera. Abaturoze bagiye kubona akaga nabo. Abaturwanije bakatwambura ibyacu nabo bazabona. Ibyawe byanyazwe nabo bazanyagwa. Bagutwaye ibyawe nabo bazabitwarwa. Baragiye barakuriganya, nubona umuntu yarakuriganije nawe bazamuriganya. Imana izahora. Vuga ngo izahora. Izagira ute? Izahora. Ibyago 10 byose bivugwa mu gitabo cyo Kuva bivuga guhora. Imana yahoreraga iki? Abisiraheli. Iravuga ati Farawo ntamunangiye ngo mbanze mubwire ngo koma. Mbanze mukomeshe, vuga izamukomesha. Izamukomesha sha. Herega ribonye Imana irareba iravuga ati aba batipe rekaze mbere. Ikintu cya mbere yabakubitishije inda n'imbaraga. Zirabaruma, vuga ngo zirabaruma. Kugira ngo ntibazarumika se bakuma. Hari abantu bazarumwa. Kugira ngo n'imbeba zizaribwa n'abantu. Hari igihe uzareba uwakubabaje nawe yarumwe, vuga ngo yarumwe. N'imbaraga sa cyangwa imbeba. Zikamuhekenya ku. Ubwa kabiri yavati ntimwumvishe ati ndaje guhereke. Izana amabuye. Ikajya yegura amabuye avuye mu ijuru, vuga ngo amabuye avuye mu ijuru. Iravuga ati niko yakuze yabwiye Mose ati wowe bandekere ubangope none. Ikagire baho umusirikare w'umunyegiputa aryamye ikamurekuriraho iki? Vuga ngo ibuye. Uzi ko umudayimoni uguhiga Imana izaha aryamye imurekurireho iki? Oya, ntabwo ndi kubumva. Imurekurireho iki? Mwebwe mugira amarangamutima, ngaho ga nimukizwe mwange kurwana. Haraje ngo muse pastor ngo nukuri tubagiriye nabi, navuze umuzimu. Niba haryamye Imana imurekurireho iki? Ho numva mubagiriye imbabazi. Mama ntabwo uzi urugamba ufite. Ibaho bari imurekurireho iki? Wigenda ibarekuriraho amabuye iki? Ariko Imana vuga ngo izi kurwana. Wari uzi ikintu nenda kukubwira? Muri iyi minsi witegure ko hari ikintu Imana igiye kurekuriraho ibuye kigaceceka, kikagira ute? Kigaceceka. Vuga ngo ikirekurireho ibuye. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Uzi kuba ugiye kwikorera ubukwe ingongobotsi y'idayimoni ikamugutwara ureba. Vuga ngo iyo dayimoni Imana irekurireho ibuye. Uzi kuba ugiye kubona akazi ingongobotsi zikaza, shitani kakakukura amaboko ureba, Imana igire kuriraho amabuye. Vuga ngo amabuye. Noneho mwabyumvishije neza. Buriya nta kintu na kimwe Imana yakubwiye kidahari, ariko hari imbaraga zikiryamiye. Vuga ngo zikiryamiye. Imana izirekurireho iki? Icyawe ugomba kukibona muri iyi minsi. Gahunda no kukibona, vuga ngo ugomba kukibona. Ariko ndabona hari abakristo bafite amarangamutima. Rero mwebwe niba mudashaka ko Imana ikirekuriraho ibuye, mwiturize mutimaze, hari umunsi muzasubizwa hanyuma twasubijwe. Mbabaze, icyo Imana yari izi ko bariya banyegiputa baryamiye amajanja bashaka kwica iki? Abisiraheli. Irebye ko babarusha imbaraga, babarusha amaboko, ifata amabuye avuye he? Mu ijuru. Muzi ko mu ijuru hari amabuye. Kandi ikintu cyiza, Imana ikarirekurira ku munyegiputa umwisiraheli ahagaza. Imana izi kurwana neza.
irakuzi n'amazina. Mu bazarekurirwaho amabuye nturimo. Ntabwo uri mama. Vuga ngo Imana izarekura amabuye. Muri aya masengesho Imana izarekura. Bwana zivi. Intambara irahosha. Umutima wa Farawo ukomeza kwinangira. Umva icyago cya nyuma nicyo ngiye kuvuga. Imana iravuga ngo kubera ko yishe abana banjye b'imfura akabica ku munsi Mose yavutse, nanjye nica umwana we w'iki nituma. Niba hari ikintu Imana igiye guhora, ni ukuntu wagiriwe nabi nubwo utazi uwakugiriye nabi, Imana igiye kuguhorera. Ibyawe wapfushije n'uburyo wabipfushije n'amahirwe wapfushije, Imana igiye tugiye gusenga Imana kuko Imana irashaka kugira ute kuguhorera. Kukugira ute ntabwo nyumvishe kukugira ute ntabwo mwebwe mubizi. Sinigeze mbabuhamya umugabo wishe undi nawe bwacya mu gitondo ikamwicisha kumira inyama ikamuniga, ngo barangije buzuza ibyo Mose yababwiye batera ibintu. Ntabwo Imana nibwo bwa mbere muri Bibiliya muzasoma ibyanditswe byose yemeye ko abantu batwara ibitari ibyabo. Nibwo bwa mbere kuva bibayeho. Muzasoma Bibiliya, Imana irakiranuka pe, irera neza tivanye, ariko bwa mbere Imana yemeye ko abantu batwara ibitari ibyabo. Ibyaguciye imbere byose Imana irabizi, ariko irashaka kuguha iby'iki agaciro. Amen. Nibyikiye akazi ugiye kubona kazaba akazi kazahindura amateka y'urugo rwawe n'urwa bene wanyu, ujye ubagaburira ubafashe. Yosefu yakomerekejwe na bene se, baramubabaza, aragurishwa, ntibamwica, agirira umugisha ku banyegiputa kwa Potifari. Agize amahirwe yo kuzamurwa n'Imana, imutereka ku mwanya ufite agaciro. Umunsi baje arabagaburira, arabambika, abagirira neza. Umva nkubwire, Imana iguha iby'agaciro bizatuma bakugiriye nabi bamwarira imbere. Tekereza umwanya muto cyane uvuge ngo Mana, umutima wawe ndifuza muri aya masengesho umpa imbaraga nzayakore neza. Kabiri, umutima wawe ntukajarajare mu bindi bintu, utekereze gutangira amasengesho neza. Icya gatatu, ubwire Imana ngo Mana nungize uyu mubabaro ukagira aho umvana naho ugeza, niteguye kukuvugira no kuguhamya imbere y'imbaga y'abantu. Mwami Yesu, ndasenza aka kanya ubwoko bwawe uri imbere yawe, ubagirire neza Mwana, ukomeze intambwe zawe muri aya masengesho batangiye iminsi 21. Ukuboko kwawe kuzabane nabo, uzabarwanire mu buryo bwose. Imbaraga zawe zizabarongesha, imbaraga zawe zizabakoresha. Mana, uzabashoboze mu bice byose. Umwuka wera w'Imana azakomeze kubayobora. Ubwiza bwawe n'ukuboko kwawe kuzakomeze kwigaragaza kuri bo. Urakoze kutubereye maso Yesu, urakoze kuturwanira iyi ntambara, urakoze kudutsindiye mu buryo budasanzwe. Uzabane na buri wese uzatangirira isengesho neza, uzamukoreshe kandi ubane nawe. Mwuka wera w'Imana azakorane na buri wese Mwana, ubwiza bwe buzakomeze kugaragara. Urakoze kugize neza, urakoze kumva gusenga kwacu, urakoze kutugirira neza. Umwuka wera w'Imana akomeze kuduhaza, ubwiza bwawe buhaza imitima yacu kumurikirwa nawe. Mucyo wawe ukomeze guturiza muri twe Mwana. Tugukomeye amashyi tugushimira kuri mu ruhande rwawe. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Kristo Yesu.